Apotre Gitwaza akomeje kuzonga abantu bakomeje kumutera ubwoba ko yavuze ko abarasita ari abantu ari idini ryaturutse kuri Satani cyangwa ari abantu baturutse kuri Satani. Akomeza aterwa ubwoba ko RIB ishobora kumuta muri yombi kubera ibyo yavuze ku barasita. Yavuze ko abarasita ari abantu baturuka kuri Satani, ariko we RIB imubajije yaravuze ati ndabisubiramo neza, njye mvuze ko abarasita ari abantu baturuka kuri Satani. Yakomeje kandi agaragaza ko abakobwa bambara udupantaro bajya ku ruhimbi atabishaka, n'abahungu batoye amazuru n'amatwi batemerewe kujya ku ruhimbi ngo babashe kubwiriza cyangwa kujya ku igaburo ryera. Ariko abenshi bagiye babikomozaho, hari nk'umupfumu wamenyekanye cyane nka Rutanga rw'amaboko, nawe yibasiye Apotre Gitwaza avuga ko ibintu yakoze akwiriye gusaba imbabazi, ko ibyo yakoze ari ibintu byo gushirika ubwoba cyangwa gushirika ubute. Ariko bakomeje cyane babivugaho, abantu batera rwaserera kugeza ubwo itsinda ry'abarasita ryishyize hamwe rijya ku karere kamwe nashatse kuvuga hano, urubyiruko rw'abarasita rujya gusaba umunsi w'imyigaragambyo ngo bigaragambye mu gihugu, nubwo bitabagendekeye neza. Byaje kurangira nyuma yaho akarere kabimye umudendezo wo kwigaragambya, ariko Apotre we Gitwaza yarongeye asubiramo aravuga ati ndasubiramo neza ibyo navuze sinibeshye, abarasita bafatwa nk'abantu baturutse kuri Satani. Ngayo nguko rero amatiku ari mu byerekeye amadini, ariko byaturutse aho Gitwaza yari ari kwigisha abantu ababwira ati mugomba gukuramo ibintu byo kwambara imisatsi muje mu rusengero, kwambara urupantaro rubafashe ku mabuno mugaragaza imyambarire, kwambara ubucupa ku basore, ntabwo wemerewe kujya ku igaburo ryera cyangwa ngo ujye kuri aritari. Ni byinshi byagiye biboneka, ni saga yagiye ica hano mu gihugu cyane, ariko abarasita bashaka imyigaragambyo cyane, ariko ntibigeze bayihabwa kugira ngo bigaragambirize ko biswe ko ari idini ituruka kuri Satani. Ndaza kubagezaho ikindi kiganiro nanone kivuga uburyo Rutanga rw'amaboko we abivuguruza mu bijyanye n'umuco nyarwanda. Bizi ko mu Rwanda dufitemo abantu benshi nabo bakomeje kuguma ku muco wa gakondo, urugero nk'umupfumu Sarongo, nawe n'undi witwa Rutanga rw'amaboko utajya yemera ibintu by'amadini na gato, bivuze ngo ntabwo yahuza na Apotre Gitwaza na gatoya, ntaho bahuriye. N'umuriro ariko amakuru yose mukenera kuri ibi nzayanyabagezaho ku gihe. Nagusabaga kugira ngo nkurikire, inkunga nta yindi ni ugukora hasi ugakanda like, subscribe, ugakomentinga kugira ngo turusheho kubana, amakuru yose asohotse uyabonere ku gihe. Noheli nziza n'umwaka mushya muhire ku banyarwanda muri rusange. Rutanga rw'amaboko yakomeje agaragaza ko byanze bikunze yise abapasiteri ko ari ibihone, bigaragaza ko ni amatiku akomeye cyane ari hagati y'abakristo n'abantu bakorera umuco nyarwanda cyangwa abapfumu muri rusange.